kimwe mu bintu byagufasha nimba wumva ufite umutima ufite intimba, wumva ubabaye, wumva utishimye cyangwa se umaranye agahinda igihe muri iyi minsi, ni ukwiyemeza gukora ibintu uzi ko ukunda, bigushimisha, bituma wumva umerewe neza n'igihe wumva udafite imbaraga zo kubikora. Aha ngaha kwiyemeza mvuga ni kwa kundi uvuga uti iki kintu ndagikora byanze bikunze nubwo numva muri njyewe ntafite imbaraga zo kubikora. Hari ukuntu ikinini kirura, ariko rimwe na rimwe iyo tugiye kunywa ibinini turanahumiriza ariko tukabinywa kuko tuba tuzi ko biri butugirire akamaro. N'ibi ngibi rero tugiye kwiyemeza kubikora nubwo twaba tutabishaka, nk'uko tunywa ikinini. Birashoboka ko ari ako gasiporo, ari ukuganira n'inshuti, ari ugusohoka ukaba wajya gufata akayaga hanze. Icyo uzi neza yuko ujya ukora kikagufasha, iyemeze kugikora kenshi, kuko kubikora niko bikugirira akamaro. Nkwifurije kubaho.